inshuti yanjye kandi humura inshuti nkunda ngaho rero maho Umwe mu banyarwandakazi bato bamaze kubaka izina ku ruhando mpuzamahanga atabikesheje politiki cyangwa se indi mirimo ijyanye nayo, ahubwo bikaba ari impano ye karemano. Yegukanye ibihembo bikomeye, urugendo rwe akaba yarukomereje mu gufasha abana bakiri bato kugira ngo bazatere ikirenge mu cye. Yitwa Sherry Silver, ni umukobwa wavutse mu 1994, avukira mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Akaba yaravukiye mu muryango ukennye, ariko nubwo yavukiye mu muryango ukennye utishoboye, ubu inzozi ze zabaye impamo. Yatangiye kwamamara mu mwaka wa 2018 nyuma yo kuyobora amashusho y'indirimbo This is America ya Donald Glover uzwi nka Childish Gambino. Muri uwo mwaka yegukanye igihembo cya MTV Video Music Award. Asigaye aba mu Bwongereza, ariko nta minsi ishira atari hano i Kigali mu bikorwa by'umuryango yashyize hanze witwa Sherry Silver Foundation, akazafatanya n'umwuga we wo kubyina. Ibikorwa bye byo kubyina yabikomatanyije no gufasha abana bo mu miryango itishoboye, by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ibi byatumye ikigega mpuzamahanga cy'ubuhinzi IFAD kimugiriye icyizere kimugira ambasaderi wacyo ushinzwe gukorana n'urubyiruko rwo mu cyaro. Reka tugaruke kuri Sherry Silver Foundation. Ese ubundi Sherry Silver Foundation igamije iki? Uyu ni umuryango utoza abana bakiri bato kugira ubushobozi bwo kwikura mu bukene, bafashijwemo n'ubumenyi bahawe mu bijyanye n'ubuhanzi, cyane cyane kubyina. Bakaba bafasha kandi abari muri uyu mwuga badafite ubushobozi bwo kuba bakwishyura ikiguzi bisaba amahugurwa kugira ngo umuntu abe umunyamwuga. Aba bana bishyurirwa ayo mahugurwa kugira ngo abana bose bagire amahirwe angana yo kunguka ubumenyi bakagera ku nzozi zabo ntawe uhejwe, ndetse kandi bagahabwa umwanya n'amahirwe yo kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga, bakabyina mu birori bitandukanye, bakagaragaza impano zabo. Ibi bizabafasha kugera ku rwego rwo hejuru. Sherry Silver akaba yaratangaje ko ashaka ko aba bana babyaza umusaruro impano zabo, bakagera ku nzozi bahoze barota z'ibintu bazageraho muri uruganda nk'uko nawe yabigezeho. Mu magambo ye yagize ati, mu by'ukuri ntekereza ko atari buri wese ushobora kubyaza umusaruro impano ze uko bishoboka kose. Umuntu ashobora kuririmba ariko ntazigera amenyekana ku rwego rwisumbuye. Kuri iyi nshuro ndashaka ko aba bana bakabya inzozi zabo bakagera kure hashoboka. Ni ibintu mfitiye ubuhamya ko byashoboka kuko narabigerageje birakunda. Ni akazi kanjye ka buri munsi ndetse kantunze. Aba bana bazajya bakora imirimo itandukanye muri uru ruganda rw'imyidagaduro. Bazajya babyina indirimbo zijyanye no kurata ibyiza by'u Rwanda n'izindi zigaruka ku ngingo zitandukanye. Birenze ibyo, bazajya babyina n'ahantu hatandukanye ku isi. Muri make turashaka kuremera u Rwanda ababyinnyi b'ibyamamare b'ejo hazaza, ariko tukanamenya ko muri ubu rugendo bafite iby'ibanze nkenerwa mu miryango yabo nk'ibyo kurya, ubwishingizi bwo kwivuza n'ibindi. Sherry Silver Foundation igamije kwita ku buzima bw'abana b'Abanyarwanda tutitaye ku bihe twaba turimo byose, kuko bagomba kubaho kandi bakazagera ku nzozi zabo. Sherry Silver avuga ko uyu mwuga watunga umuntu akabaho nta kindi yishingikirije, kubera ko kubyina no guteza imbere iyi mirimo mu buryo butandukanye ariko kazi ke ka buri munsi. Ni akazi buri wese yakora kakamutunga ubuzima bwe bwose nk'uko bimeze kuri we. Avuga ko bisaba guhozaho, kurangwa n'udushya uko iminsi igenda isimburana. Ubikora ntagomba kwigereranya n'abandi, ahubwo agomba kwireba aho ubwe agafata ibyemezo bikwiriye. Akaba avuga ko bimwe mu bintu byakomeje gutuma uyu mwuga utagenda neza birimo kugenda gake, kudashyiramo imbaraga ndetse no kutibanda ku dushya. Muri iyi si y'imyidagaduro, abantu bagomba gukora cyane bagashyiramo imbaraga kugira ngo bagere ku ntego bihaye. Dore uko yatangiye uyu mwuga. Sherry Silver yinjiye mu ruganda rw'imyidagaduro ubwo yari afite imyaka 11, ubwo yabyiniye Perezida Paul Kagame. Icyo gihe yari umwana mutoya cyane. Nyuma yabwo yari afite imyaka 15 nibwo yagiye mu bijyanye na filime. Nyuma yabaye abicumbitseho gato ajya gukomeza amasomo ye ya kaminuza, kuko murabizi muri Afurika uba ugomba kubanza kurangiza amashuri. Ubwo yari muri kaminuza yarabicumbukuye, noneho atangira kubyina kinyamwuga. Kuva kugeza uyu munsi ageze kuri uru rwego rudasanzwe.
Ushobora kwibaza uti se ni iki cyamufashije kugera kuri uru rwego mpuzamahanga mu bijyanye no kubyina? Yavuze ko mu bintu byatumye agera kuri uru rwego, icya mbere abikesha ari Imana, kuko nubwo abikora ku buryo budasanzwe ariko Imana niyo yabimufashije. Ibyo bikajyana n'ikindi cyo guhora akoresha ubwenge bwe mu guhanga ibishya. Akavuga ko ikimugejeje aho ari ugukora ibintu byihariye bitandukanye n'iby'abandi. This is America ni indirimbo ya Childish Gambino, avuga ko ariyo yahinduye ubuzima bwe kugeza uyu munsi. Ubuzima bwe buhinduka uko bukeye n'uko bwije ku bw'iyo ndirimbo. Ikindi nubwo Sherry Silver Foundation atari akazi, ariko akora umunota ku munota kugira ngo aba bana bakure ndetse bagere ku rwego rwa nyuma muri iyi mirimo uko byagenda kose. Sherry Silver nyuma yo kubazwa uko abona imyidagaduro yo mu Rwanda, yasubije ko nk'umunyarwandakazi ukurikirana hafi uruganda rw'imyidagaduro yo mu Rwanda abona ko byibuze abarurimo bagerageza. Ati dufite abahanzi beza barimo nka Bruce Melody, The Ben, Meddy ndetse na bariya bakobwa bari kugenda bazamuka nka Bwiza, Aline Sano n'abandi. Numva ntewe ishema n'uko u Rwanda ruri gukomeza gutera imbere muri uru ruganda, bikarufasha kwakira ibitaramo bikomeye, ibigaragaza ko turi kugenda dutera imbere, dutera intambwe ishimishije. Cyakora kugira ngo tugere ku rundi rwego dukeneye ibikorwa remezo bihagije bizadufasha gukomeza kuzamura impano nyinshi z'abana, ibintu umuryango wacu urangamiye cyane. Avuga ko kuba ari umunyarwandakazi ari ibintu by'ingenzi, kuko amateka y'u Rwanda ubwayo aragaragaza ko uko byagenda kose ibibazo wanyuramo byose, imbere haba hari icyizere ko ibintu bizagenda neza. Atitaye ku bibazo yanyuzemo cyangwa anyuramo muri iyi minsi, ntiyigeze atakaza icyizere n'umunota n'umwe. Akaba aterwa ishema no kuba akomoka mu gihugu gito nk'u Rwanda, bigaragaza ko bagomba kwerekana umwihariko wacyo mu isi yose. Sherry Silver avuga ko mu bituma agira imbaraga zo gukora ari ubwo baterwa n'ubukene, ngo kubwo nta kundi ubukene habe na busa, ngo niyo mpamvu agomba gukora cyane ku bw'ejo hazaza ndetse no ku bw'abana be, kuko abo bana bose tubona bakesha amaramuko ibikorwa bye. Ubwo rero nta mpamvu yo kuba umunebwe. Mu magambo atatu, Sherry Silver asobanura ko we ubwe ari umuntu ugira intego, utinya Imana kandi uhorana icyizere cy'ejo hazaza. Sherry Silver ntakunda abantu bakererwa, ntakunda gupfusha ubusa igihe, kuko kuri we gupfusha ubusa igihe abifata nk'ibintu bibi kuri we. Ati umuntu wese ushaka kuba inshuti yanjye agomba kubahiriza igihe, ubu rwose twaba inshuti nziza. Avuga ko kandi iyo abonye abana bamerewe nabi nawe amererwa nabi, ibyo bigatuma yumva ko agomba gukora cyane kugira ngo abihindure. Ese ubundi Sherry Silver Foundation ikorera he? Sherry Silver Foundation ikorera ku isi yose, ikaba ikora n'ibikorwa by'urukundo mu Rwanda, kubera ko ari kubaka ikigo cy'ubugeni mu Rwanda. Niyo mpamvu uzabona Sherry Silver mu Rwanda kenshi. Hari ubwo bari mu Rwanda buri kwezi, kabiri mu kwezi, rimwe na rimwe, kubera uyu muryango ntabwo atekereza kuva mu Rwanda kubera ko ari kuhakorera ibikorwa byinshi. Sherry Silver hari ubutumwa yageneye Abanyarwanda. Yagize ati njyewe ntabwo njya ndambirwa, nubwo umuntu yakubwira ko utari mwiza bihagije, njye mporana icyizere cy'ahazaza. Hari icyizere uba ugomba guhorana mu buzima, rero ntugacike intege. Ikindi kandi ndabakunda cyane. Iyi ni Ingabo Yacu TV, njye ndi Eddie. Witse gukora subscribe, like, share na comment, kandi hari undi muntu wifuza ko twazagaruka ku mateka cyangwa se ibigwi bye, batwandikira muri comment utaha tukazamukubwiraho.